Yes, alright, reka nongere mbasuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana kuri iyi channel ni Rutamu Toke Zone TV. Ekipe ya Pyramide Football Club kuri mugoroba yagaragaye kuri Kigali Pele Stadium mu myitozo yitegura match ya ekipe ya APR Football Club igomba kuzaba ku munsi wo kuwa gatatu. Ekipe ya APR igomba kwakira ekipe ya Pyramide muri raundi ya mbere ya CAF Champions League hano ku mugabane wa Afurika. Ariko mwabantu mwe twari kuri Kigali Pele Stadium dukurikirana imyitozo ya Pyramide, nubwo harimo kutishimira icyemezo cyo gukina kwizuba. Urebye ku isura y'abakinnyi ikipe ya Pyramide n'abandi bagiye batandukanye, ariko bariteguye 100% ijana ku ijana. Abasore bakomeye muzi bari fiti. Reka twinjire kuri uyu munsi tureba ibyo imyitozo ya Pyramide Football Club yibanzeho kuri uyu mugoroba. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ku isaha y'isa 8 n'iminota 30 z'amanywa ku izuba nibwo bageze kuri Kigali Pele Stadium. Bari bafite kontineri cyangwa se delegation ya kwasteri zigera kuri ebyiri zose, cyangwa se ni bisi zigera kuri ebyiri. Harimo imwe y'abafana, hakaba n'indi irimo delegation abasaza bakomeye cyane bambaye amakoti b'Abarabu bafite amafaranga menshi. Nibwo Pyramide yageze ku kibuga Kigali Pele Stadium nyuma y'ubwumvikane bwabayeho. Bakavuga bati ntabwo ekipe twayima aho gukorera imyitozo, kubera ko CAF yemeza ko ekipe ikorera imyitozo ku kibuga izakoreraho habura amasaha 28 ngo uwo mukino we waba. Bivuze ngo ku munsi w'ejo nibwo agomba kuza kibuga cya Kigali Pele. Ariko uyu munsi ku bwumvikane Monami, Pyramide yamanukanye imbaraga n'intwaro zayo zose. Ni hatari, ntabwo byoroshye cyane. Umutoza Krosinov, umunya Bosnia and Herzegovina watoje amakipe akomeye cyane yo ku mugabane w'Uburayi, uyu munsi ni uri ekipe ya Pyramide Football Club. Arimo aratanga imyitozo idasanzwe, ya myitozo y'imbaraga irimo na tekinike, ariko banamenyereza abakinnyi kugira ngo kuri match ya Pyramide Monami na APR bazabe bamaze kubobina cyangwa se kwakira ikirere cya hano i Kigali mu Rwanda kirimo izuba ryinshi. Ubwo rero ni umukino ukomeye cyane ugomba kuzahuza ekipe ya APR na ekipe ya Pyramide Football Club. Wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, ukoresha na comment magurupa agiye atandukanye kugira ngo ubone za ndani n'andi makuru yose agezweho mpaka uyu mukino wa ekipe ya APR na Pyramide ubaye. Nta handi hantu uzakura amakuru meza cyangwa se buri kimwe cyose uretse kuri Rutamu Toke Zone TV. Ubwo nizere ko tugiye kuzamukana 5 kwa 5 buri kimwe cyose, ariko ukora kuri subscribe, share na comment magurupe agiye atandukanye. Amwe mu mazina ugomba kwitega muri ekipe ya Pyramide twabonye kuri uyu munsi bakora imyitozo cyane cyane y'imbaraga irimo gukurura ba cyangwa se gusimbuka imigozi na dekarasage muri rusange, kubera ko ntabwo bakoze imyitozo yo kwivuna cyane bakora kuri baro. Nyirango mwagiye mubabona ba Fisto Kararamayere, ubukongomani bitezwe cyane, harimo kugenda yigaragaza cyane abantu nk'aba Ibrahim Bratiture, Ahmed Sami, umwe wa defenseur beza bambara nimero 4 muri ekipe ya Pyramide, n'abandi benshi cyane bari bahari. Ni imyitozo yitabiriwe n'abafana ba Pyramide cyangwa se abakinnyi ba Pyramide bakomeye cyane. Abenshi umaze iminsi mabona mu mikino igiye itandukanye, haba mikino ya CAF Champions League, kubera ko ni ekipe yatwaye igikombe cya CAF Champions League. Ariko nubwo yagitwaye byari byiza cyane, kuko ntabwo bigeze bagira umukinnyi n'umwe batandukana nawe, ahubwo bose barahagumye bakomeza kwitegura iyi mikino bari Sanford bameze neza cyane. Ariko nubwo byari bimeze bityo,
ekipe ya Piramide ku mbaraga zayo zose n'ubushobozi bwayo bwose yabishize muri iyi match ya APR. Ngira ngo abantu barebye ku munsi w'ejo ubwo yavaga hariya mu gihugu cya Misiri iza hano mu Rwanda, bari banditse bati hello Kigali. Ubona ko ni ekipe yishimiye kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri, kandi barabizi neza ko bahafite fan base cyangwa se abafana benshi cyane abiganjemo abafana b'ikipe ya Rayon Sport Murera, abenshi bagomba kugaragara kuri uyu mukino wa ekipe ya APR Football Club na Piramide Football Club. Ibyo byose abantu mugomba kubimetiriza mukabyumva ko nabonye hari fan club cyangwa se abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'abandi bake bandi makipe barimo kugaragaza bavuga bati ekipe yitwa Piramide Football Club tuyiri inyuma. Nayo rero biciye ku buyobozi bwayo, abafana bayo n'abakinyi ngo biteguye gutanga iraha hano i Kigali mu Rwanda. So ni ekipe ikomeye, ekipe ya APR bagomba kwitondera uko byagenda kose. Uko naza mbivuga mbabwira ni ikipe ya APR uko imaze iminsi ikina bizayisaba imbaraga nyinshi cyane, ariko no kwitonda. 1. Ekipe ya APR imaze iminsi iri gutsindwa ibitego byinshi, ariko iyi Piramide bagiye guhangana nayo ni ekipe defending champion. Icyo ni kimwe. Kiri kintu cya kabiri, ni ekipe imaze gukora winning momentum. Nk'uyu munsi ugiye kureba nko mu mikino 5 iheruka ikipe ya Piramide iherutse gukina, ni imikino 5 iherutse gukina, ariko iyo mikino batsinzemo ibitego 13, batsindwa igitego kimwe. Sinzi nimba statistique muri kuyumva. Batsinze ibitego 13 hanyuma batsindwa ibitego 3 gusa. Batsindwa igitego kimwe. No muri match yerutse tariki 27 ku munsi wo kwa gatandatu batsinze ekipe ya El Gayesh ibitego 4-1. Bivuze ngo niyo ekipe kwisi, tujye kureba kwisi kuno ama ekipe ari kureponda amakipe akomeye, niyo ekipe ifite statistique nziza, iri gutsinda ibitego kandi gatsinda ibitego byinshi. Ibyo byose bigahuzwa n'uyu Julik, umutoza w'ekipe ya Piramide Football Club. Ni umutoza ukomeye utavugirwamo pe, ni umutoza utavugirwamo. Iyo ugiye kureba forume ze ku bakinyi cyangwa se muri winning momentum, je collectif, uburyo bwe bw'imikinire, ni ekipe ikina umupira ushingiye cyane hagati mu kibuga. Bera ko afite abakinyi bakomeye cyane nk'uyu munya Burkina Faso Ibrahim Bratiture, muramuzi cyane no muri match zose ziherutse za Piramide na APR yazigaragayemo. Cyangwa icyo ni kimwe. Kiri kintu cya kabiri, agacungira kuba w'ingabe abantu nk'aba Hafez, ba Ahmed ndetse n'aba Chibi barebare, hanyuma bakizerera muri attack. Umwataka wabo bamwita Fisto Karara Mayere. Uyu mwataka ni umwataka w'igikomerezwa ukomeye cyane, wagoye cyane ama ekipe hafi ya yose yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero arabishingiraho akubaka ikipe ikomeye igomba kuzatanga challenges. Ariko nanone ekipe ya APR rero ntabwo yicaye, kubera ko nahoze mbikoramo fundraising kuri radio tuganira. APR tubakeneye kubabona muri Stade Amahoro, ni muri Kigali Pele Stadium, ariko nubwo muzaba murimo mugomba kuba mwambaye neza cyane. Nabonye ekipe ya APR yamaze gusohora jersey z'abafana. Ubwo umufana wa APR utaragura jersey, mpamya ko agomba kugera ku masite agiye atandukanye ari gucuruza iyi myenda, cyane ya ekipe ya APR kuri iyi sezo bategura match ya Piramide. Ntabwo nshaka kuzabona Stade Kigali Pele irimo ibihumbi 10 birenga ariko bambaye by'akavuyo. Oya, turashaka ikipe ya APR yambaye jersey nziza z'umukara n'umweru, haba jersey za Way zirahari ndetse na jersey za Home.
zo mu rugo zirahari. Ubwo rero simbukira ku masite ugure jezi ushaka. So tunabihuriza hamwe tuva kuri iyi nkuru muri ekipe ya APR Football Club, harimo amakuru menshi agiye atandukanye, haba abayobozi bakomeje kugenda bahagarikwa. Ntago ari bo ngiye kugenda ngarukaho, ariko ngiye kuganira cyane ku buryo ki ekipe ya APR iteguye umukino. APR iteguye, abakinnyi bose barahari, ngira ngo usibye Sheji Bure Watara utazagaragara muri iyi match kubera ko ikibazo cye cyakomeje kugenda kigorana. Binatangazwa ko azagaragara mu mpera z'ukwezi kwa 10, bivuze ngo iyi mikino ikomeye cyane APR za mu misinga. Ariko sofa APR ikomeje imyitozo, umutoza Tarebu ari gutanga imyitozo y'imbaraga cyane cyane ishingiye mu kudefanda ndetse no gusuda mediane. Bigaragara ko hagomba kuzagaragaramo impinduka kuri match ya Pyramide. Hari abakinnyi tuzi dushobora kuzabona basohoka muri 11 ba APR bigendanye na video analysis, ukuntu umutoza Tarebu na bagenzi be bamaze iminsi biga Pyramide. Hukara kubwira ati iyi ekipe iri kwinjiza ibitego byinshi, bivuze ngo buri ekipe yose yahura na Pyramide igomba kuzankeswa cyangwa se kuzumva cyangwa se kubahumekera mu irugu kuri match. So icyo bisobanuye rero, birasobanuye ngo kuva bimeze bitya natwe tugomba guhindura umuvuno. So ne ekipe ishigira umupira hagati, bivuze ngo nkeneye abamediatere bafite imbaraga. Nyuma y'ibyo byose ne ekipe icungira kuba winga bayo bagenda bakavinga imipira igenda iturutse hirya no hino, bakavinga bakase ekipe izamukana imbaraga, bakavuga bati why not, reka mbanze nizere neza ko namaze gustabiliza mediane yanyu na attack ndetse na defense. Wenda attack twayigeraho nyuma, ariko mediane na defense turi kwankeswa ibitego byinshi. Turakosora iki? Cyangwa turabanga ekipe ya Rayon yakosoye buri kimwe cyose ariko ikisanga nta gisubizo ifite hagati mu kibuga, nka hamwe mu bahantu hari keyword kuri match ya Singida Black Stars. Ibyo byose tukabireba, ariko igisobanuro cyanyacyo bisobanura nuko Tarebu arimo kubaka ekipe ishingiye hagati mu kibuga n'imbaraga ndetse na defense. Wareba imyitozo ari gutanga, hakaba hagomba kuba impinduka muri 11 ba ekipe ya APR, kuko 11 ba ekipe ya APR tugendeye ku yo ari gutangamo imyitozo, byo tumaze kubona nuko agomba kuzaba afite Ruboneka Jean Bosco mu kibuga, ariko akaza asa n'uwinjira kuri wing, hanyuma akazakoresha wa playmaker uwitwa Dauda Youssef kuri numero 8, akanakoresha uwitwa Ronald Sekigande kuri numero 6 box to box. Ibi ngibi bivuze iki muri ekipe ya APR? Bino birasobanuye ngo ese mu gihe ntari kuba mwiza kandi mfite abamediateri b'imbaraga ba ekipe adversaire kandi barebare, bivuze ngo ntabwo nzagira ijambo ku mipira ya mbere yo mu kirere. Nimba nta jambo rya mbere rero nzagira, nje biransaba gukora cyane kandi ngakoresha iki? Ngakoresha imbaraga. Izo mbaraga rero nizi ndazana mu witwa Ronald Sekigande kugira ngo amfashe byibara mu kuganya duel, kuko ngomba kugira ijambo ku mipira ya mbere ya adversaire. So Ronald Sekigande rero nimba yamfashe mu kurekipera imipira, hari n'ukuntu ajya kuba mwiza mu kwihuta ariko anatanga imipira ku ba adversaire hakurya, papa agenda atanga imipira. Ibyo byose Sekigande hari icyo abikoraho. So bakavuga bati rero Sekigande agomba kuzamo. Icya kabiri, Byiringiro Gilbert Jean Kagege. Uyu Kagege twese turabizi kwitwa Ombolenga Fitina amaze iminsi adahagaze neza. Gene bikino ya Sekafa n'umunsi wa mbere wa shampiyona ntabwo Kagege ahagaze neza. I'm sorry, ntabwo Ombolenga Fitina ahagaze neza.
so kubera ko rero Piramide ifite abawinga bihuta babangutse kandi bihuta, iki ndibuze gukora ndaza guhita ngarura Kagege kugira ngo amfashe mu kuzibira za wingi za Piramide zirukanka. Hanyuma abadefanseri bo ni babandi basanzwe ni Nige na Kerema n'umutaramu Nshimirimana Yunusu. Uyu Yunusu bimaze kugaragara ko ikipe ya APR biragoye ko yahindura uburyo bw'imidefandire. Nimba rero ntagomba guhindura uburyo bw'imidefandire, biransaba ko ngiramo abadefanseri b'imbaraga. Yunusu afite igihagararo cyiza so far, ariko nari umusuwane abona akavuga bati ese kari umudefanseri ufite IQ cyangwa se uwangutse mu mitekerereze, ntimwamugirira icyizere mukamutereka muri 11. Ariko tukavuga tuti byanga byakunda umutoza n'ubuzi system ari gukinishamo ekipe ye, biragoye ko twebwe twaza tumwinduremo ibintu bye uko tubyifuza. So ibyo byose rero bigatuma ekipe ya APR irimo isuda muri ubwo buryo, akavuga ati mfite Sekigana mwiza wa rekipera, mfite Dawuda Yusefu ushaka kujyana umupira imbere na Memeri Dao uri gushingirwaho imikino yose ekipe ya APR Football Club. Nimero 10 ugomba guhuza abadefanseri ndetse n'abataka. Dao ameze neza, afite imbaraga, ariko bakibanda kuri communication nanone nandi mayeri yo mu kibuga ku mugabo witwa uyu Tongo William. Tongo William ari mu bakinyi bamaze kwerekana ko hari ikintu gikomeye cyane baheze ekipe ya APR. Kugiye kureba nk'imikino 5 iheruka amaze gukoramo ibitego bigera kuri 4. So bivuze ngo numwataka ufite consistency, ekipe ya APR gucungira iki kwenye madueli. Kandi wanareba ku mbaraga z'umubiri sofa bizaba byiza kurusha uko wajyana mu madusi cyangwa se Victor Mboma batateka ikipe ya APR kuri match ngizi ziri kurusho. Uyu munsi hari William Tongwi umaze kubona izamaze kumera fitness, imbaraga z'umubiri kandi muremure. So birekire ko agomba kuzagongira defense, hakaba ari ikintu yakora. Ariko ikipe ya APR ubihuje na prime babashiriyeho ukabihuza na buri kimwe cyose, ekipe ya APR iri sude iriteguye 100%, nayo bazayumva. Ubwo rero ku munsi wo kuwa gatatu kusa saa 8 mugomba kuzaba muhari kandi mumeze neza cyane. Icyo bisobanuye rero, wowe kora subscribe, ukoresha na comment, kora ko nibidukundira niyi match twazayikora alright nta kabuza, tukareba ukuntu gahunda zimeze nuko zabihagaze. Gusa Piramide yo twababwiye ko ne equipe yiteguye cyane, wenda ikire gikomba kuba cyabagora, bagomba agufiringa iyo experience, ariko Piramide nayo iriteguye cyane pe. Urebye imyitozo bakoze yihariye Piramide imaze gukora, urebye imyitozo Piramide ikoze yihariye cyangwa se imyitozo yihariye bagagaje kuri urwego, ubona ko biri ku rundi rwego pe. Birasaba imbaraga no kwitonda cyane. So ubwo rero Piramide imeze neza, delegation imeze neza, icumbitse hano i Kigali, hari ya ruguru ntabwo ari kure cyane, mahoteli amwe n'amakomeye. Ubwo rero imeze neza, ubwo no ku munsi wose zakora imyitozo yiteguriye match na buri kimwe cyose ABCD, ubundi abantu turebe ukuntu bizagenda muri rusange. Ni Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportif. Ndakwibutsa gukora subscribe, ukoresha na comment magurupa agiye atandukanye, hanyuma tujye tubana buri munsi. Ni mukore subscribe muturemere, ubundi dutegure zino za ndani imiriro byinshi cyane birimo kugenda bivugwa hirya no hino ku isi muri rusange. Ndumva ibintu twabisoreza ahangaha, ubundi tugategura buri kimwe cyose kugira ku munsi wo kuwa gatatu munami. Ariko ndibutsa abafana ikipe ya APR, ira prime babashiriyeho ni mwigaragaze, ira prime ni mwigaragaze gose. Abasore bazayitware ibihumbi byinshi cyane, amafaranga menshi cyane y'amadolari. Mpamya ko ariyo prime ya mbere yabikomeye igaragaye mu mupira wo mu Rwanda muri rusange. Ni Rutamu Talk Zone TV, kora subscribe, ukoresha na comment, magurupe agiye